ni abantu bava aho bari bari bakimuka bakajya gushakisha icyo batari bazi cyangwa se bakajya kuvumbura ubundi bumenyi runaka. Amazina yabo tubita abashakashatsi. Igikorwa bakora cyo kujya gushakisha tukacyita ubushakashatsi. None se ubushakashatsi ni iki? Ese intego y'ubushakashatsi ni iyihe mu by'ukuri? Reka dutangire tuvuga muri make icyo ubushakashatsi ari cyo. Ubushakashatsi ni ijambo rikubiyemo amagambo abiri, harimo kujya ndetse no gushakisha. Kubera ko ubushakashatsi busaba ko umuntu ava hamwe akajya ahandi, niyo mpamvu ari ijambo rimwe rikubiyemo amagambo abiri, field work, kujya gushakisha. Ubushakashatsi rero bivugwa ko ari igikorwa icyo ari cyo cyose kiba kigamije kwiga cyangwa kwiyungura ubumenyi, ariko kigakorwa gikorewe ahantu hatari mu ishuri. Abahanga mu by'ubumenyi bw'isi aribo bitwa abageographers ndetse n'abanyeshuri baba bashobora gukoresha buno buryo bwo gukora ubushakashatsi bagakemura ibibazo sosiyete ibihanganye nabyo binyuze mu gushaka ikiba cyarateye ibyo bibazo ndetse bagashaka uburyo bwo kubikemura. Birazwi ko bumwe mu buryo bwo gukemura ibibazo ari ukumenya icyabuteye. Rero kugira ngo umenye icyateye ibyo bibazo bisaba gukora ubushakashatsi. Ngiyo impamvu nyamukuru habaho ubushakashatsi. None se ubushakashatsi bukorwa bute? Ese nta bibazo biba mu bushakashatsi? Ni ibihe byiza byo gukora ubushakashatsi? Ese ibibi byo gukora ubushakashatsi ni ibihe? Ese nta ngaruka zishobora kubaho mu gihe hakozwe ubushakashatsi, by'umwihariko ku bantu bakora ubushakashatsi? Ibibazo byose wibaze byerekeye ubushakashatsi, field work, uri bubisobanukirwe muri iki kiganiro. Uhawe ikaze. Ubushakashatsi rero bukorwa mu buryo bubiri. Hari uburyo bw'ibanze, primary data collection, ndetse n'uburyo bwisumbuye ku bw'ibanze, secondary data collection. Uburyo bw'ibanze ni uburyo bwo gushakisha amakuru ariko ukayashakisha ari umwimerere. Abanyarwanda bo bakunze kubyita ngo ni ugushaka amakuru atariho ivumbi. Reka dufate urugero. Uburyo bwa mbere bwo gukora ubushakashatsi muri ubu buryo bw'ibanze ni uburyo bwitwa kwitegereza, observation. Kujya ahantu ukitegereza igikorwa kiri kuhabera ni ibintu byoroshye kandi bitanga amakuru y'umwimerere. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha ibibazo byanditse. Mu gihe wiyandikiye ibibazo cyangwa wabiteguye, ugaha umuntu agasubiza kuri ibyo bibazo wari witeguriye, ayo makuru uba ubonye aba ari ay'umwimerere. Kubazwa, interview. Nge nawe tugiranye ikiganiro, hanyuma ukambaza ibyo wifuza kumbaza uri kunkoraho ubushakashatsi, urumva ko ayo makuru uba ubonye ni ay'umwimerere, ni ay'ibanze, ni amakuru atariho ivumbi. Gufata amajwi, recording, naho birumvikana ko ari uburyo bwo gushaka amakuru ariko mu buryo bw'ibanze. Hari n'ubundi buryo bwitwa sampling. Sampling ni uburyo bwo gufata igice runaka mu gice kinini ukaba ari cyo ukoreraho ubushakashatsi. Reka dufate urugero. Umuntu wakwifuza gukora ubushakashatsi ku bantu batuye mu mujyi wa Kigali. Wenda ashaka kumenya imibereho yabo, uko babaho, uko barya, uko bakoresha ibikoresho runaka, urugero nk'umuriro ndetse n'amazi. Si byaba ari ngombwa ko azenguruka abantu bose batuye mu mujyi wa Kigali. Ashobora gufata agace gato k'abantu baherereye nk'ahantu runaka, urugero nka Kimironko, bagafata agace gato cyangwa se n'ahandi, bakaba baba ariko bakoreraho ubushakashatsi. Hanyuma amakuru avuyemo akemezwa nk'aho ari ay'abanyakigali bose. Nguko uko sampling ikorwa. Hari n'icyitwa measurement. Measurement ni uburyo bwo gukoresha ibipimo. Nanone hari uburyo bwitwa experiment. Mu Kinyarwanda, nubwo atari Ikinyarwanda cy'umwimerere, hari abakunze kubyita ngo ni ugutestinga. Gufata ikintu runaka bakareba uko gikorwa cyangwa se bakareba koko gikora, hanyuma bakajya kugira aho babitestingira. Nanone hari ugufata amafoto cyangwa se amashusho ndetse no gukoresha ibishushanyo. Ubu bwose ni uburyo bwo gushaka amakuru mu buryo bw'ibanze
cyangwa se mu buryo bw'umwimerere butanga amakuru yibanze, amakuru atariho ivumbi. Noneho hari uburyo gukurikira ubw'ibanze, secondary data collection. Ubu bwo ni uburyo bwo gukoresha amakuru yavuye mu bushakashatsi bw'ibanze akaba ariyo yongera gukoreshwa mu gukora ubushakashatsi. Reka dufate urugero. Gufata raporo y'ibyanditswe mu gitabo runaka hanyuma ikongera gukoreshwa mu gukora ubundi bushakashatsi. Ubwo ni uburyo buri secondary data collection. Dore n'urundi rugero. Aba content creators benshi cyangwa aba YouTubers hari abahitamwo gukora ubushakashatsi binyuze mu kureba video runaka ziba zarakozwe n'abandi bantu runaka, hanyuma nabo bakayikoramo indi video. Nguko uko documentaries zimwe na zimwe zikorwa. Ubu buryo nabwo buri muri secondary data collection. Kugira ngo utandukane n'uburyo bw'ibanze aribwo primary data collection, dushobora gufata urugero rujyanye na content creation cyangwa se abantu bakoresha imbuga za internet. Umuntu ugiye agafotora ahantu habereye igikorwa runaka hanyuma akakiniza kuri televiziyo cyangwa se kuri chaîne ya YouTube, ayo makuru ari we wayifatiye. Ibyo biri mu bikubiye muri primary data collection. Gukora ubushakashatsi rero habamwo ibibazo byinshi. Buri buryo muri ubwo twasuzumye habamwo ibyiza ndetse n'ibibi byo kubukoresha, ariko twereka twibande kuri buno buryo twakomeje gutekereza, uburyo bwitwa observation, kwitegereza. Reka duhere ku byiza byo gukoresha buno buryo bwo kwitegereza mu gihe uri gukora ubushakashatsi. Gukoresha uburyo bwo kwitegereza bituma ubona amakuru mu buryo bwihuse. Nanone ubu buryo ntibuhenze kuko kujya kureba uko ikintu kiri gukorwa ntibigusaba amafaranga, ni ukugenda ukitegereza. Nanone ntibibangamirwa n'ikibazo cy'ururimi. Reka dufate urugero. Niba ushaka kujya kureba uko ishyamba rya Nyungwe rimeze, uragenda witegereze, urebe ibiti bihari, inyamaswa n'ibindi. Ntabwo uri bubangamirwe n'ururimi bitewe n'uko ibinyabuzima nk'ibiti, inyamaswa ndetse n'ibindi ntabwo bivuga, nuri bukenere kugirana ibiganiro nabyo. Ngiyo inyungu yo gukoresha buno buryo bwo kwitegereza. Ikindi, biroroha kwibuka ibyo uba wiboneye n'amaso yawe. Gukora ubushakashatsi binyuze mu kwitegereza bituma ukora ubushakashatsi abasha kwibuka vuba ibyo yakoreyeho ubushakashatsi bitewe n'uko aba yarabyiboneye. Buno uburyo bwitwa observation cyangwa kwitegereza hari ibibazo bishobora kubangamirwa nabyo. Icya mbere, buno buryo dushobora kububara nk'ubuhenzi. Kubera iki? Tuvuge kujya gukora ubu bushakashatsi nko ku ishyamba rya Nyungwe. Wenda wowe ukaba ugiyeyo uturutse mu mujyi wa Kigali, bizagutwara amafaranga y'urugendo. Wenda reka tuvuge ko ukeneye gukorera ubushakashatsi ku gice giherereye ku ntara y'Amajyepfo hafi y'igihugu cy'u Burundi. Aha uzakoresha amafaranga menshi y'itike ndetse unakoresha amafaranga menshi mu ngendo. Urumva ko icyo ari ikibazo kibangamira buno buryo bwa observation, kwitegereza. Nanone buno buryo busaba ko umuntu agendera ku byifuzo cyangwa se ku bushake bw'ibyo wifuza gukoraho ubushakashatsi. Iyo umuntu akora ubushakashatsi yitegereza ikintu runaka, we yibanda ku byo akeneye. Urumva ko buno buryo buba bufite aho bubogamiye. Nanone buno buryo bubangamirwa n'ihindagurika ry'ikirere. Iyo ugiye gukorera ubushakashatsi ahantu, ugiye kwitegereza ibihabera, ushobora kubangamirwa nuko ikirere cyaho gishobora kuba kitameze neza. Wenda n'imvura ikaba yagwa igutunguye hanyuma icyo gikorwa kigahagarara. Ikindi kibazo ubu buryo bwo kwitegereza bushobora kubangamiraho nuko ushobora kujya gukorera ubushakashatsi ahantu hatari heza, ahantu hari ibibazo, hakaba haguteza akaga. Reka dufate urugero. Ushobora kujya gukorera ubushakashatsi ahantu wenda ushaka kumenya imibereho yaho, uko ubuzima bwaho bumeze, ariko aho hantu nta mutekano uhari. Ibyo bikaba byakugiraho ingaruka. Nanone ukaba wakwatakwa n'inyamaswa z'agasozi.
umuntu ugiye gukora ubushakashatsi rero hari inzira zigera kuri enye aba agomba gukurikiza. Ngizi inzira enye zitoroshye abashakashatsi banyuramo. Inzira ya mbere ni ugutegura ibyo bazakenera mu bushakashatsi. Aha hakubiyemo gutegura aho bazajya, gutegura ingingo bazakoraho ubushakashatsi, gutekereza ku ntego z'ibyo bazakoraho ubushakashatsi, gutekereza ku bikoresho bazakenera, ndetse no kwaka uburenganzira ibigo bifite mu nshingano aho hantu bazajya gukorera ubushakashatsi. Tekereza ko utakwitora ngo ujye ahantu runaka ugiye kuhakorera ubushakashatsi nta burenganzira wafitiye. Ibyo nk'ubu byemerewe bitewe n'aho ariho. Niyo mpamvu haba hakenewe ko waka uburenganzira, ariko ibi bigakorwa muri cya gice cya mbere cyo kwitegura ubushakashatsi aricyo cyiswe pre-field preparation. Gutegura mbere y'igihe uko ubushakashatsi buzakorwa. Naho inzira ya kabiri cyangwa se intambwe ya kabiri yo gukora ubushakashatsi ni ugukora ubushakashatsi ku gice gito cyangwa se ahantu hato mbere y'uko ukora ubushakashatsi nyirizina. Ibi nibyo byitwa a pilot study. Inzira ya gatatu cyangwa se intambwe ya gatatu ni ugukusanya amakuru cyangwa gukora ubushakashatsi bwa nyabwo. Aha ngaha rero nibwo hakoreshwa bwa buryo twabonye bwo gukusanya amakuru, ari bwo gutegura ibibazo, ibiganiro, gupima ndetse n'ubundi buryo bwinshi twabonye. Ibisubizo byavuye muri ubwo bushakashatsi babitangaza binyuze mu kubishyira mu nyandiko, mu mafoto, mu makarita ndetse no mu bundi buryo bwo gutangaza ibyavuye mu bushakashatsi. Ese haba hari imbogamizi cyangwa ibibazo biterwa no gukora ubushakashatsi? Ni byinshi cyane, ariko reka twibande kuri bike muri byo. Hari igihe umuntu ukora ubushakashatsi akorera ubushakashatsi ku bantu batazi gusoma no kwandika. Wenda ukajya gukorera ubushakashatsi ahantu wiyemeje gukoresha uburyo bwo kujya ubaha inyandiko hanyuma bakandika uko babyumva. Hanyuma aho hantu wahagera ugasanga benshi bo muri ako gace cyangwa se bamwe muri bo ntibazi gusoma no kwandika. Iki kiba ari ikibazo gikomeye. Ubushakashatsi bushobora no guhita buhagarariraho. Ikindi kibazo cya kabiri ni ukutumvikana cyangwa se kudakorera hamwe hagati y'umuntu ushakisha amakuru ndetse n'utanga amakuru. Kimwe mu kibitera, hari igihe utanga amakuru aba atizeye uwo muntu uri gukorera ubushakashatsi kuri we, hanyuma akaba yamuha amakuru atariyo cyangwa se n'ayamubwira. Kimwe mu kibazo gikomeye cyane ni ukutaba inyangamugayo ku batanga amakuru, ku buryo ishobora kuguha amakuru atariyo kandi abizi ko atariyo. Nanone ikindi kibazo gikomeye ni ihindagurika ry'ikirere. Birashoboka ko umuntu yajya gukorera ubushakashatsi mu kandi gace runaka cyangwa se ahandi hantu runaka, akaba yahava ubushakashatsi bwiwe budakozwe igihe yifuzaga no mu buryo yifuzaga, bitewe n'uko imvura yamutunguye. Kwatakwa n'inyamaswa z'agasozi. Cyane cyane ibi biba ku bajya gukorera ubushakashatsi wenda nko mu maparike runaka. Ibi biba bishobora gutuma habaho ikibazo cyo kuba waterwa n'inyamaswa runaka, ukajya gukorera ubushakashatsi muri parike runaka kandi utazi neza ko hari inyamaswa z'inkazi. Hari n'igihe ushobora kuba uzi izihari wibwira ko ari izuzi kandi hari n'izindi utazi. Iki kiba ari ikibazo gikomeye cyane ku bashakashatsi. Ese twabonye ko ubushakashatsi ari iki? Ese ibi bibazo twabonye abashakashatsi bahangana nabyo haba hari uko babyirinda? Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro, naho mu biganiro by'ubutaha.